se uburambaye ndambaye nsura nambaye ubusa kundebamo urabona nambaye ubusa ndambaye rwose kukurebamo nukureba nari nziza ariko ntabwo utambabaye okay ndagukunda kandi ujye ubitekerezaho kirazira kubona umukobwa wambaye ipataro Igo oya ntabwo kizira sobanura iyo mpamvu uzi impamvu kitazira se ntabwo kizira kubona umukobwa wambaye ipantaro n'umwambaro usanzwe abantu bose bagomba kwambara yego urumva rero ko kitazira kuyambara yego kirazira kubona umugabo wambaye ijipo yayikunze yayambara ndetse nabyibona yayikunze yambara hari igihe ubona umuntu necessary ubona abantu bambaye amajipo abagabo sibasuzgaye bana bambaye amajipo se abagabo bambara amajipo barahari hari abantu njyamo nakoma cano menshi atandukanye bambaye amajipo rero bisaba gukunda ikintu wo kugiti cyawe kugira ngo cyambare kumvura gikunze ukacyambara yego ndumva ko kitazira ahubwo kirazira kuri wowe giti cyawe uko byumva ariko buri muntu undi muntu yacyambara nta kibazo mwamwumvise Uwase ngiye kubanganira nawe Uwase tugiye gufata ikiganiro cy'iminota itari myinshi ariko kandi twiganire ku buzima busanzwe bw'umwari w'u Rwanda wenda uracyari muto ku myaka ya 20 ningahe ntavuze tudashatse kumenya amazi ngo ningahe ubona umukobwa w'u Rwanda uyu munsi wa none ahagaze ati turi muri viziyo turi muri viziyo y'ibintu bitandukanye byinshi umukobwa w'u Rwanda ubu ngubu bahagaze ku bintu runaka bitewe n'ahantu hari ego ashobora kuba ari mu mujyi akagendana na viziyo y'umujyi ashobora kuba ari mu cyaro akagendana na viziyo y'icyaro ngo nyine birumvikana biterwa n'agacurimo ego hari mu bigogwe mugendana nihe viziyo mu bigogwe ndabona viziyo zose ziba zihari yego gute imyambarire ibintu byose mu mujyi nyine bakoresha no mu bigogwe babikoresha yego wanze gusebya iwanyu kandi ni mu cyaro abantu mu bigogwe mu byemere kandi mu cyaro ntago ari mu cyaro rwose uzagereyo mubona amatara yo ku muhanda amatara gusa se araka cyane byataje n'indege ziragwa maze wari wabona ku ndege ego indege ziragwa mu bigogwe ntago ari mu cyaro indege igira amapine angahe 5 5 yes twe tuganirira urumwe mu bantu bifuza gukina filme approach yawe ati Google ndashaka kwinjira mu bakinyi ba filme urabutuzaniye iki uramutse ugize amahirwe abadukurikiye bakakwakira ndabambazaniye udushya twinshi muri filme nzagenda mbana namwe igihe cyose munkeneye zaba mpari kandi nitegeye gukina role yose mu mpaye nzayishobora role yose baguhaye cyane role yose baguhaye muri filme nyari role ntashobora yihe role gukina nambaye ubusa siko nanjye nari nibeshye burya ariko yo gusambana nayikora nta role yo gusambana nakora ngewe ngewe yo gukina nambaye ubusa sinayikora akiyo gusambana wayikora izo role siko numva zikazera ko numva zikaze ubwo nyine nawe muzitanga muri filime yanyu buriya ngewe ntago nkiri uwanyu yego egereza mikrofone ifate gutya ku mwaro wifashe mbere uko nguko akuru umunyesoni disi we oya ntago ngira isoni wacyafite papa na mama yego ndabafite inde muntu ubwira ikintu buri kimwe cyose ni mama wanjye mama wawe yego nyuma ya mama wawe havuye amaba muvukana ndi ninde umwana witwa Louise wa gatatu atari umukobwa wa gatatu nawe
nawe nukuri cyangwa ni wakaje ku mwanya wa mbere inde uwo muntu oya none se kuburwa ukina kubera ko utakina wambaye ubusa ntago nakina nambaye ubusa uranyiganye uzima hafa nakina nambaye ubusa uwo ntago ari umuco nyarwanda ndakeka ngo atari umuco nyarwanda w'ikina umuntu yambaye ubusa nose uburambaye ndambaye nose nambaye ubusa ukundebamo urabona nambaye ubusa ndambaye rwose kukurebamo nukureba he nukureba nyine nambaye ubusa kare ubusa bwanjye ubusa bubahe urebamo nukureba he nukureba nyine nambaye ubusa kare ubusa bwanjye ubusa bubahe ubusa ubwo busa nyine bazumingi yibesha zumingi base turi kwiganira twikomereza hakugira amasoni disi hako umukobwa ngo nugira isoni ubu uko na wambaye ndambaye rwose wambaye nge ndambaye ibaze ko turi gukora ikiganiro wambaye ubusa ubwo urukorota buriya uri kugura bose rikono rahira ntago nambaye ubusa ndambaye cyakora haguteye isoni ni hano oya igihe cyose uri kuba wafashe ntago hanteye isoni anyway abantu bari kutureba filime zo kwambara ubusa mu buriri ntago baba bambaye ubusa bambaye gutyo wambaye ese ko mbona bambaye bakagaragaza hejuru hasi ariko bambaye hasi naho baba ugaragara hejuru ni gutyo wambaye ndayabona n'ubonye bakoreza zoom out none bakwerekana ukuntu wambaye niko tuba twambaye muri filime ntabwo baba bambaye ubusa icya kabiri rero z'ubusambanye ni ubwo tuba twinjiye muri pornography urayizi nta mukobwa umwana gutyo waba utarayireba oyanjye ntago ndayireba ntago nareba porno uyizi ute nuko byumva abantu babivuga ariko ntago ndayireba nta nubwo nanayivuga kuko ntayizi yego ntago yes iyo uvuze filime z'urukozasoni ni izo ngizo z'ubusambanye ntabwo twe tuzikora nazo mu izina rya Yesu yego bitoke mu izina rya nde ya Yesu twikomereze isoni ntizishize zashize uburakutse umukobwa nugira isoni ariko umukobwa nugira isoni bari baravanga n'abapfasoni umukobwa nugira isoni umuntu ushira isoni ntago burya rero urashaka ngo nshira isoni ubwo reka ngira isoni rero burakubwira kubera ntashaka gushira isoni wase ku myaka yawe wumva uzashaka umugabo yego nzamushaka umugabo yego muhe myaka ntago biri vuba ariko mba numva nzamushaka imana simuzanyeje ko ari igaba imuzanyeje sha ndumva ntamushaka pe yego urumva ukuri imyaka ingahe urabura imyaka ingahe nta myaka yo gushaka umugabo nta myaka yari yo gushaka umugabo igihe nyine wamubonye igihe wabonye umuntu ukunda nawe akagukunda ugomba kumushaka ariko nta myaka yo gushaka umugabo yego uraryamye urosubukina filime wumva wakina filime nkande ninde muntu wo mu Rwanda uko inspiringa ku buryo ki wakwakitinga nkawe umuntu wona kwakitinga nkawe Bahavu Jeannette ndamukunda cyane ndi umufana we ni romodo wanjye mba numva nyine nagera ku rwego agezeho cyangwa narurenga yego nihe myitwarire ya Bahavu Jeannette ukunda ugeranyije na Yakuru Bahavu Jeannette mba mu mama wiyubaha kunda Imana kandi ukunda gufasha kuko njya mubona ko mbonye imbaga zitandukanye abafasha abantu abafasha mbese ububona ari umumama wiyubashye koko mba numva naba nkawe rero Yakuru ntago namuvugaho ganiro kuko ntago mureba cyane nta nubwo umuzi oya ndamuzi kumenya ndamuzi ariko ntago mureba ntago njya mwitaho nyine ngo murebe cyane akora ikiza ntago mba mbizi binaka vuka wanyu muri Nyabihu yego ntago uzi ikintu hari akora ntago nkisi rwose nuko sinamuvuga ari yakurumbisha urwego uhagazemo ntuneranye ugatuma nyanga akwa nkasara kuzi oya ashobora kubona nk'iki kiganiro nyine agata kana kamvuga hibiki uti ntarore ntakina rore zose nazikina bibaye ngombwa ko umuntu akubuza gukina mama wawe cyangwa se umufiance wawe wabyitwaramo gute
ugize amahirwe muri Iris Rwanda baragufashe bakubuje guactinga muri filme wabyitwaramo gute? Ngize amahirwe bakamfata nabyishimira cyane. Turagufashe ariko mama wawe cyangwa se fiance wawe akuje gukina filme, ndakeka mama wanjye atabyanga. Mama wanjye ntago yakwanga iterambere ryanjye. Mama wanjye ikintu yakwanga ndakeka ari ikintu cyo kujya gukina nifata nabi, naho gukina filme ziri bumbesheho mu bintu bitandukanye ntago mama wanjye yabyanga, ndakeka yanshigikira cyane. Yego mama kwazi kutanywa inzoga, kwazi kutanywa itabi, kandi ibyo byose ukaba uzacting ubinywa, urumva bizagenda? Mama wanjye burazanabona ko atari byo koko, ibyo ndi gukora ko atari byo. Aranyizera cyane, ntago azi ko ibyo bintu nabikora. Yego azashingira ukuntu asanzwe anzi. Isi ntihindura societe, nibyo? Nibyo. Ariko buryo societe ihindura umuntu hari guhinduka. Yego tugiye muri casting ya filme, dutangiye filme noneho ugiye kwactinga, ugiye kuduha story yawe umeze nk'uri kwactinga ishimishe cyangwa se babaje yakubayeho mu buzima bwawe. Inkuru ugiye gutekereza inkuru watubarira yakubayeho. Hari story yambayeho, umuntu ashaka kuyireba akayikurikira. Hari story yambayeho ndi ku ishuri. Niyo story yanshimishije nanone irambabaza. Iyo story yambayeho ku ishuri, twigaga ku ishuri nyine batubuza kurira mu madishi. Kisha twebwe tukajya twanga kurira ku masahani, tukarira mu madishi. Baradufata basanga turi kurira mu madishi. Ikigo cyose twikorera iryo ku mutwe. Ako kantu mu buzima sinjye nkibagirwa. Yego kandi mwese wasanga mwari abakobwa b'ibyuki. Ibaze ko ari nge twa turi abakobwa babiri abandi bose bari abahungu. Yego ubwo akundaga abahungu? Inge nakundaga abahungu, twiga ku ishuri nakundaga kuba ndi kumwe n'abahungu cyane cyane. Yego ubwo ari cy'abahungu? Oya ntago ari kuba cy'abahungu. Ntago nge nakundaga kuba ndi kumwe n'abakobwa kenshi. Ni abahungu. Kubera nge nikundiraga abahungu nyine. Kubera iki? Uzi impamvu nakundaga abahungu? Abahungu iyo nabaga ndi kumwe nabo babaga bivugira iby'imipira, ubwo rero nanjye nabaga ndi muri iyo mipira, kandi sinayibaga imipira ko nabaga nyizi kubera ko abo bahungu twabanaga. Rero impamvu nakundaga kubana nabo bahungu ni kubera ko ari bo bari inshuti zanjye kurusha abakobwa. Hako bivugiye umukobwa umeze gutya bavanga abahungu nta bintu nta busutwa bagira. Abahungu nta busutwa bagira rega. Ntabwo abahungu nta busutwa bagira, abahungu ntabwo bagira amatiku. Abakobwa bari kuvuga runaka yambaye kurunaka yaje ameze ukunguku, runaka yaje ameze ukunguku, kandi abahungu rero abonga ibyo ngibyo ntabwo babivuga. Babizanira ibyabo byo mu mipira iwabo ibiki bintu byinshi ariko bitarimo amatiku n'ibiki. Nibyo abakobwa rero n'abantu babi, ntago abakobwa ari abantu beza. Okay, ni story yanjye cyangwa se inkuru yanjye, twagiye inkuru yawe y'urukundo. Inkuru yanjye y'urukundo kuvayo kugeza uyu munsi imeze gute? Si inkuru yanjye y'urukundo. Inkuru yakubayeho kuva utangiye kwiga ukasozo kugeza uyu munsi, buryo winjiye mu rukundo ugiye kutubara nk'iyo story. Ubwo se mbaye nta rwinjiyemo? Simbizi nawe bitarabayeho, ariko ntabwo wakwiga ngo usoze kwiga ugira ute ngo utarinjira mu rukundo ngana gutyo. Nabyo bitubye utakanire utubwiye ko umukeneye turamugushakira. Birashoboka, nge ntabwo nigeze nkundana. Ntabwo nigeze nkundana, nge nta nkuru y'urukundo mfite. Umuntu ari kubeshya ngari yakora. Oya ntabwo mbeshya, ntabwo mbeshya, ibyo mvuga nibyo. Yego byagenze ute? Ntabwo nigeze nkundana. Nta wakundanye story y'urukundo, umuntu waje akakubwira ati umuhungu wa mbere waje akagupropose ngo mudukundane, wamusubije ngo iki, byagenze ute, wamwiyumvagamo niyo story? Ubu turi muri film kubyo ko dushaka kuyibarira umuntu akaba ati bya bintu ziko biba mu buzima, waramwemereye waramuhakaniye, ese wakabiri waje byagenze ute, umbaga nakwemera ariko biranga, niyo story. Kera niga muri secondaire nko mu 3 secondaire. Yego hari umutipe nyine ari umushuti wanjye.
apana sheri wanje n'umubesto naga ari umubesto yari umushuti wanje nyine bisanzwe ariko abantu benshi bari bazi ko dukundana cyane ako ari umushuti wanje abantu benshi bari bazi ko dukundana bibaho ngaho uwo mutipe aza kugira anniversaire amaze kugira anniversaire nyine turi mu kigo aza kugira anniversaire nyine bazi ko ari ngiye wari buvuge ko ndisheriwe aza kuvuga ko ndi umushuti we nanjye nza kuvuga ko ari umushuti wanje kisha ariko ngiye numva gatantereta kuko iya ntereta twari guhita dutandukana nyine tukomeze kuba inshuti nkuko turi inshuti yego ubwo nyine birangira gutyo tudakundanye atabaye sheri wanjye ariko abantu benshi bari bazi ko ari sheri wanjye birangira gutyo atabaye sheri wanjye turakomeje rero turakomeza wa kabiri arazi ubwo turi muri story ushaka kuba ari umuntu hariya akaryoherwa nayo uwa kabiri abaraje uwa kabiri aje turako yego aragenda nanjye nabakanyamagabe mu nzira yaraje turakeretana akayakwandikira mu kayi akayagutuma mugenzi wawe akayakwandikira nicyo kintu abantu bakeneye kumenya byanyuze muwe muyobo yaraje turateretana arankunda nanjye ndamukunda turakundana ninde wakunze undi bwa mbere nyine ese urukora story gice yewe propose nakunze bwa mbere yego yavuze mu kirero nyirambye ngo arankunda gerageza kwinjira muri uwo mwanya acting yaraje abangu kabe umuhungu be n'umukobwa okay yaraje arambwira ati ngiye Rosette ndagukunda naragukunze tamaze ati se wankundiye iki ngiye nagukunze gusabiraho ndavuga ngo nkunze nta kintu nkundiye ngwi okay ndamubwira ati nta kibazo nzagusubiza nakundaga kubwira abantu ko nzabasubiza yego bikaba byamara n'ukwezi n'amezi abiri nta gusubiza kandi tugahora duhura ubimbaza aho nkanga kugusubiza ako nyine byabaye ngombwa ko musubiza ko nanjye mukunda yego turakundana noneho ku ishuri hari ukuntu nagiraga amakayi kwako ngira amazina abiri nandikagaho Rosette irindi gata nandika irya wa muhungu noneho umwarimu yabagiye gukosora nyine akavuga ati muzana amakayi dukosore mbaha amanota nyine abanditse yajya guhamagara Rosette n'izina rya wa muhungu noneho se nk'uwari hamagaye oya none ishuri ryose rigatabaza bakavuga ati si umuhungu koko akambwira nese kuva ryari warisuko kunguko yabanjyana kwa animateri barankubita koko ryazina ndikuraho noneho uwo muhungu nyine tuza gutandukana yego tuza gutandukana nta kintu twapfuye ubwo nagiye kure ye nawe ajya kure yanjye birarangira ariko aho ngaho ndakeka nta wundi muntu nigeze nkundana nawe yego niyo wanyuma oya ntago ari wanyuma hari n'undi yego uwo wundi rero inkuru rero hari n'undi yego twakundanye yego yaje kumbwira ko ankunda turakunda nanjye ndamubwira ati ngiye mtamubwira ati ngiye nzagusubiza ntago ngiye kubitekerezaho nakundaga kubitekerezaho rero burya nabwiraga wangu ko nzabitekerezaho ubwo rero nkabitekerezaho akureba hari kufite imbere ya kamera nta soni zashize yego nkabitekerezaho kumva nkambwira ati agahora nyibutsa ambwira ati ndagukunda ariko uwo muhungu we ikintu namukundiye we yaraje mubwira ko mfite sheri noneho kisha wahita ambwira ko arambwira ati nta kibazo ngewe nyicaza ku gatebe kasimbura noneho kisha ngewe nzagira ute uzifata nabi nzibona imbere mu kibuga mushyira ku gatebe kasimbura ako nkajya mukunda gahoro nizeye ko atari filime ariko kuko iyo sitori nayibonye ahantu muri filime
ntabwo ari filime ntabwo ari filime nkamukunda gahoro 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 umuhungu tumaranye imyaka 5 yego kude shapo cyane ndanamukunda cyane ibyo ndyashakaga kuvuga noneho wowe twikomereze umaze kutubwira story yawe y'ubuzima cyangwa se story yakubayeho kuri ko umuntu ashaka kukureba akabati uyu nguyu ko katwale story funny yo yaba uri kwa actinga uri ushaka kubikora muri suza actinga gute utindashaka kumera nka Bahavu Jeannette social media iri kutwika kandi kagurumana uru ruganda rimwe na rimwe amafaranga aboneka cyangwa kabura ariko nta yarimo utangira na gutangira bigusaba igishoro kwitaho gutega nibiki byinshi cyane ibi bintu ugize amahirwe bakagufata wazabivamo nagerageza wagerageza nagerageza yewe telefone guza ngahe ntabwo ihenze niye marke Infinix amafaranga menshi umaze gukora mu buzima bwawe ku kwezi yarinjiye ni nkangahe kwezi 30 30 umukene ekada 30 kwezi ari ayanjye nayakoreye ngenda yakorera yego amafaranga menshi umaze kwakira nk'impano ibihumbi birenga nk'ijana birenga harayavuye hanze y'igihugu ntabwo uzi kubana ngenda abana cyane abana bajya muri photoshoot bashaka ibitipe by'diaspora naho wowe oya nta bya diaspora yego gahunda ya Turumwelesi yakugezeho Turumwelesi nihe gahunda tumwe mu rugero urenye iyo gahunda ngo niyihe oya ntangira gushikaho reka kubera je ntago njyamwe inzoga yego wamenye byabaye kuri Divine Nshuti Muheto menya nabonye babipostinze ngo yanywe inzoga nyinshi atwara ibinyabiziga aragonga ufata utabana b'abakobwa banwa bagasinda kugeza ubwo bati inkonda je ntago njyamwe inzoga kuva nagira ubwenge kugeza amagenga yasinda nk'inzoga kuva nabaho ariko n'umukobwa anywe inzoga ntago uwo buryo tumubara nk'umukobwa yiyubashye yego umwari n'ugomba kuba umwari nyine akiyubaha kubaha n'abandi akubaha n'umubiri we ntakoresha ibisindisha yego ati umwari n'uwiyubaha akubaha n'umubiri we akubaha n'abandi kuko aba yubahishije n'umuryango wiwe ngana ku musozo hari ikibazo cy'amatsiko wambaza ikibazo nakubaza iyo filime tamutse n'iki ubwo nyine tubugenda hari aba barakubanjirije bagakina filime ngo bafite nyine ukuntu bahembwa ngo bahembwa gute nicyo kibazo cy'amatsiko kugeza ubu barihema nanjye ntabwo nzi uko bahembwa hari akandi ugiye kwicara ukareba igitabo iyo ubaye umwakiteri mwiza ugakundwa utangira kwamamariza ibigo bikomeye ayo mafaranga ajya mu mufuka wanjye cyajya mu mufuka wawe okay ubu utangiye kugira gute no guhembwa sase ngusubije icyo usaba umugisha ni kimwe ku Mana usaba Imana kuguhereza umugisha wo kwamamara no gukundwa kugira ngo ya fame uzaye ikibazo ndi kubaza abantu muri iyi minsi ngewe ndinde ariko nge namaze kwimenya wowe urinde nteguza abantu umuyoboro mushasha witwa ndinde umukobwa yitwa Uwase kundi Imana agakunda n'abantu wiyubaha ko wiyubaha kubaha n'abandi yego ndumva ibyo bihagije
Jose urashoje Ndasoje. ibintu bitatu umva Imana yagukoreye muri wowe ujye utekerezaho kumva urayishimiye cyane. Icyambere Imana yampaye mama wanjye. Inyitaho kandi unkunda cyane nanjye ndamukunda. Kabiri Imana yampaye abavandimwe beza. Banyitaho kandi nabo ndabakunda. Kandi Imana yampaye inshuti. Yengera inshuti nyinshi. Ikintu ujye utekereza kikagutera agahinda kimwe cyangwa bibiri ukicara ukaba wakwiherera ukarira. Ubabara ryari? Iyo umuntu ambabaje. Akubabaza bigenze ute? Birashoboka ko umuntu ashobora kumbabaza. Bitewe n'impamvu runaka. Uyu munsi usubiyeho tutaganiriye wari busubire bimeze gute? Mbabaye umuntu wari mbabaze nyine. Uyu munsi rero tumendira. Ko naje kare. Ubwo nyine urumva kumusangira kwapfuye ubusa. Kandi uzanye zumikana wari uzizi? Nari nziza ariko ntabwo utambabaye. Okay. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Kandi ujye ubitekerezaho. None se Imana yavuga ngo kunda. Ntidusoza utaturirimba akarimbo kamwe ku mpano ufite yo kuririmba. Yaba kisi yaba kari gospel. Twifata sinashobora kuririmba n'ingaruka. Nutagaruka hari igihe ariko kari buzatuma abantu bavuga ngo Josette mugarure. Ndabizi neza ko nzagaruka abantu bazankunda ndabizi neza. Ngo bikundisheho. Abantu rero. Muzankunde bantu banje nanjye ndabakunda kumva. Kugira ngo nzagaruke mbaririmbire. Ubwo mbagiye mitene ni mu nkunda nzagaruka mbaririmbire ndabyemeye neza ko nzabaririmbira ko ndwaye grippe ngo umeze nabi. Imana igukize kandi ikorohereze. Tugushimira umwanya wafashe kuva mu bigogwe ukaza n'urugendo rurerure ukanigomwa kuva saa 4 ukaba ukoze ikiganiro hafi saa 10. Ni uburyo bwo kwihangana ntabwo biragaragara ko ufite icyo ushaka. Uyu mwari w'umukobwa mubona wicaye hano imbere ya kamera za Iris Rwanda TV yageze mu mujyi wa Musanze saa 4 aje kugira ngo abe casted. Amahirwe menshi nimwe muri bu yamuheshe. Comment, like, share kugira ngo ikiganiro cyane kijya views 300 nzaguhamagara uzikine. Nikigira munsi ya views 300 uzabura kumva urwego dufite cyane ifite 2025. Yenda byizeye ko kizana zirenze. Ni izina rya Yesu kubyizeye bizagende gutyo. Wakoze. Hari ubundi butumwa wahereza abanyarwanda? Abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndabahereza ubutumwa bwo gukora subscribe, share, like and comment. Umwana wanyu Rosette ndabakunda cyane. Wanga mukore subscribe. 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 Right, reka twifuriza abantu gukomeza kujya kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima. Dufite amacumbi meza, dufite sale nziza n'amatente meza, kandi dufite na Iris Rwanda Pictures, Iris Rwanda TV, irisrwanda.com, ndetse twatugiye kuzana ndinde umuyoboro mushya wa gospel. Ndinde wowe urinde. Hari benshi bataza bari bo tugiye kugaruka ndinde kuva mvutse kugeza uyu munsi wa none. Ndinde turi kumwe na Teacher Shop yambika abakobwa muri Goiko, turi kumwe na Bosco Design yambika abasore muri Goiko muri floor ya 3, turi kumwe na Lipia Restaurant. Abo bose nabafatanyabikorwa ba Iris Rwanda TV ndetse n'umufatanyabikorwa mushyashya witwa Tag Me TV, Talent Go With Me, ukora amashusho mu buryo buri virtual studio mu buryo bugezweho. Ibihugu bibiri bigizwe bitangizwa n'inyuguti ya U. U Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? Yego, nyine ifata microphone. Rugizwe n'uturere 30? Tubare neza nta kibazo. 30?
ni 30 amwezo ni twikomereze washushe turashyushye bamugana basigaye 3 reka twinjire mu mwandiko 36 igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda ni iki? Igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda bishyiraho mikoro gutya twagiye muri challenge ni Kongo kiragikoze igihugu cya Kongo fata mikrofone gutya kigizwe na gifite idrapo rigizwe n'amabara ngahe? ntabyuzi igihugu cya Kongo banzumingire kigizwe n'amadarapo ngahe? Gifite idrapo rigizwe n'amabara ngahe? nzumingira hari ku kuboko uryambaye iryo drapo ni ryahe? kigizwe n'amabara 3 umuhondo igisubizo twacyumvishe twikomereza uri tayari ntibavuga bavuga kumena amata kara kakiba koza mu mata bari kuyashaka bakita bakita bavuga ko yavana